nuko ubwo ngubwo igihe kiragera umugabo wanjye byari mu gitondo tubona nyine ko bigoye nari nafashe amasengesho nirirwa nsenga ndavuga nti Imana ni iki kintu wansigarije muri iyi si. Umugabo hariya yashaka kuba yaranyumvise ndimo gusenga ndi gutakamba nk'ahantu ndi gutakamba ndi gusenga cyane nakunze kwegereza Imana cyane ndasenga Imana ni iki kintu wansigarije ni iki ibintu bibi byose ninjye bibaho ni twebwe twagutumeye iki ndi gutakamba narasengaga nkumva ibatiri igiye kuguruka rwose. Umugabo hari aranyumvira mu gitondo arangije ngiye kubona umuntu apfukamye hasi kandi ateje Amerika musaba ikintu kimwe ngenda kumva mbabarira ibintu byo kubyara tubireke genda wifungishe burundu kuko amakuru mfite bambwira yuko ugiye kuzapfira ku nda utanabyara. Ariko umugabo kuko kwa muganga aho bahoga bambwira ati wagiye kwifungisha ati kubona izi nda zitazakugwa amahoro kutazigera ubyara umwana muzima. Umunsi w'ubukwe umunsi w'ubukwe bw'abandi babishimye mwe mwishwe agahinda kari kubura ababyeyi kari kose twarariraga twarebana tukarira. Musa ageze aravuga ati rigabo nta birenze niba ababyeyi bataje ikibazo kiri hehe. Musa ati umukwe n'umugeni barahari mwinjire ati umukwe n'umugeni barahari nta kintu gishobora gutuma ubukwe butaba. Nta kintu gishobora gutuma ubukwe butaba. Yego noneho ubwo ngubwo ariko twebwe tukibaza ukuntu ntabo tureba tukibaza nyine agahinda kakaba kose. Ako kanya mu miryango iregerana abari urumva mu muryango ntago habura batahura ukuntu abantu bo mu muryango baraje baradushyigikira bo ku ruhande ariko ababyeyi bo badahari. Yego noneho bariyegeranye bavuga ati rero tugombe dushake umuntu tugira umubyeyi. Kanya nyine kanya bahita bashaka umuntu umwe wo muri famiye aba umubyeyi. Yego w'umumama noneho bashaka n'undi we tutanazi na n'isaha ntawe tuzi twahuriye aho ngaho urumva nyine n'uwo babonye hafi aho ngaho naranjoma batabetira ababyeyi nyine bagenda bidata na mama ati yego ubwo nyine twareranje duhita dutira ababyeyi mu magambo make twatiye ababyeyi. Donc ku munsi w'ubukwe mwatiriye ababyeyi abanyu banyabo badahari. Yego bacu banyabo badahari. Yego ubukwe buraba ariko ukabona burakonje nagira ngo ndebanye n'umusore tukarira tukiyumanganya tukareba hasi bikanga noneho wareba no mu batumirwa ukabona amarira ni yose. Reka nangire gusuhuza cyane udahema kudukurikira mu biganiro bitandukanye tukugezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye. Nizere yuko mumeze neza nizere ko muri amahoro. Nitwa BK Moyes turi kumwe n'umutumirwa wacu rero umunsi muri aka kanya murabibona ko rwose atangiye n'ubwitonzi bwinshi cyane niba ariko biza gukomeza araba ari ibintu byiza cyane. Uraho neza mushiki wa? Uraho neza. Urakomeye? Turakomeye turashima Imana. Yes uratangira bibwira abantu badukurikiye muri aka kanya kugira ngo tuze kuganira tuziranye. Yego nabanza nkabibwira mu buryo bumwe nkakurikizaho ubundi. Yego. Umuntu umwe yarandebye aratangara mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho mpuye n'ibigeragezo yibaza niba mfite ubwenge muri nge nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana. Yego biriho rwose biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima. We ko watuma topic nyihindura ibyari ubuhamya biravamwe amashimwe yo kuririmba. Abafite amashimwe menshi cyane ufite ijwi ryiza se wamubwiye hahandi wumva amashimwe akurusha imbaraga. Amajwi yarangurira iri seri uririmba neza pe nyine ufite ijwi ryiza rwose
n'abantu badukurikiye barabikira muri komenti, sinzi impamvu ahubwo baravuga ati bikemo ese waretse agakomeza akaririmba. Ubona icyo kibazo ngiye guhura nacyo. Hari ibiganiro njya nkora byo kuramya no guhimbaza Imana, no gukora amakava y'indirimbo zaririmbwe n'abandi, izo zose ngize icyifuzo nyine cyo kuzagutumira no muri uwo mwanya, mbere y'uko twinjira mu nkuru yacu uyu munsi. Wari urimo uvuga ati ngiye kubanza mbibwire mu buryo bumwe. Nuko intore zivuga n'ubundi. Yego. Ubu rero ngiye kubabwira amazina yanjye. Nitwa Jeannette Uwiringiyimana, ndi umumama, mfite umugabo umwe n'abana babiri. Mu buzima busanzwe ndi umurezi, ndi umwarimu. Yego, nkaba n'umuhanzi. Yego. Umeze neza teacher? Yego, meze neza cyane. Wigisha yahe masomo? Nigisha English and Kinyarwanda. Uri umuletrere? Yego. Okay. Ni byiza cyane. None se umuhamagaro w'ubuhanzi uri kuwurera gute? Ko numva ari ibintu bifite imbaraga cyane. Ujya uhimba n'izawe? Ndandika cyane, nibwo ndi kuzamuka underground, ariko ku mbaraga z'Imana. Uri andaki? Underground. Nese umuntu aba underground ryari? Ntago ndamenyekana, ibikorwa byanjye biracyari hasi ariko. None se ufite ibikorwa hanze? Yego. Ngiye gukora mba muri domaine nyine ya social media, domaine starisize, bishobora kukubwira impamvu utaramenyekana. Ufite indirimbo byibura nk'icumi hanze zikoreye amashusho, zica ku mateleviziyo abantu babona? Oya, ntabwo ndabona ubushobozi. Ntabwo rero uri umu underground. No. Ahubwo uri umuntu ugihishe. Ndacyahishe, ariko nzahishuka kubera Imana. Uzahishuka, bizagenda neza cyane. Hari igihe bizakunda. Wemera ute ku myizerere? Ku myizerere ndi umudivantiste. Yego. Shaka bisuri kwe. Ni ugutanga kandidatire muri ambassadors. Hari umuririmbyi wabo uri gupfa ubusa. Buriya hari igihe nabo tuzamenyana, ariko turanaziranye bisanzwe, nabo barabizi ko mbakunda. Ni abaririmbyi beza, bafite indirimbo baririmbye nkunda cyane, irimo izina ry'umuntu ngo ni Solange. Yego. Nanjye iriya ndirimbo ndayikunda cyane, usibye ko irimo n'inyigisho. Bazi kwandika indirimbo. Yes, reka twanzike rero. Nabonye ibiganiro cyangwa se ikiganiro wakoze kuri televiziyo imwe y'umunyamakuru mugenzi wacu bita Rose TV, yitwa Rose TV show. Numva ngize amatsiko yo kuguhamagara ngo tuganire hano ku mpamvu yo kubaka umuryango nyarwanda ukomeye nk'uko biri mu nshingano za buri munyarwanda, ku mpamvu kandi yo gufasha urubyiruko n'ingo n'abatarashaka, kugira bamenye ko hari abantu bihanganiye mu ngo mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, bagakomeza bakubaka. Rero buri cyitegererezo cyiza muri iyi nkuru, nkurikije inkuru yawe nyine cyangwa se ubuhamya bwawe, ni ikiganiro cyari gifite titre ivuga ngo ababyeyi banze kudutahira ubukwe byaramarira gusa kubageni. Nahise nibaza nyine ati ababyeyi bashobora kwanga gutaha ubukwe bw'abana, ariko ubukwe bukanga bukaba bwaba. Yes, uri ikimenyetso cyiza cyo kwemeza ko bwaba. Niyo mpamvu biza kutwera muri iki kiganiro uri kuganira ufite reference cyangwa ingero z'ibintu uri kubwira abantu cyangwa uri kubigisha. Kandi ntabwo tugiye gukora iki kiganiro kugira ngo tugarure amateka, cyangwa mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ukuzura akabuze. Ntabwo dufite intego yo kuzura akabuze muri iki kiganiro, dufite intego yo kwigisha abantu iby'umuryango ariko binyuze mu nkuru yawe bwite. Niyo ntego y'ikiganiro cyacu. Rero ndasaba ko wasenga kugira ngo dusengere ibyo tugiye gukora, kugira ngo umwuka wera bari ubiyobora, maze bize kugenda neza cyane. Nuko twe twinjira mu kibuga, twinjira dusenga. Yego, murakoze cyane. Uwiteka Mana ikomeye, Mana igira neza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira uburinzi bwawe bukomeye cyane bwabanye natwe. Tugushimiye ko uri Imana idukunda, tugushimiye ko uri Imana itwitaho, tugushimiye yuko uri Imana ijya ibana natwe mu bihe bigoye, tugushimiye yuko data uri se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi, ni ukuri izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwiteka nongeye gusengera uyu mwanya mwiza twinjiyemo, ndakwinze data ngo ntabe ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro.
Uwiteka ndasabye ngo buri wese uzabona kino kiganiro kizamugirira umumaro, kandi buri kimwe cyose ndi buvugire hano hantu nyoborwe nawe, Mwuka Wera ari wowe uyobora kino kiganiro. Data nikibyara umusaruro, abacyumvisha bakavanamo inyigisho nzima, nzagushima muhimbaze. Urakoze wa mubyeyi we rero, kubizubane natwe tugire neza, ibyo ushima kandi ukunda ubiduhera ubuntu mu izina rya rikomeye Yesu niwe tubyambaje, amen. biriho rwose biracyariho Ibyo tuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. wow aha tugiye kureba ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima. Rero muri iki kiganiro wavuze ngo urumva wuzuye amashimwe menshi ibihumbi. Ayo mashimwe niyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ni Jeannette tugiye kuganira, izina ry'icyubahiro ni Mama nde? Mama Kendra. Yes, ni Mama Kendra. Mama Kendra turahita dutangira inkuru yawe, wenda tuyihere kuri utaraba Mama Kendra. Mama Kendra yavutse ryari, yavutse ute, yavukiye he, agera ku isi n'iki yabwiwe bwa mbere mu bigize inkuru ye? Yego, Mama Kendra ni umwana w'imfura mu muryango, avuka mu muryango w'abana 9. Muri abo bana 9 ndi umwana w'imfura. Navukiye mu muryango wa Gikristo, data yari umupasiteri w'abadeve. Ariko ngeze hejuru mu wa 6 primaire, data yaje kwandika ibaruwa asezera muri association bitewe n'ubuzima. Uri kumva donc twari abana benshi. Yego. Abana 9 mu buzima bwo mu cyaro buragoye. 9. Ni benshi. Ndabyumva kabisa. Ni benshi. Yego. Noneho ngo byaramugoraga kutwitaho. Niko naje kubimenya nkuze, icyo gihe ntabwo nari nzi byari byo, ariko nyuma nkuze naje kubimenya. Nuko yandika ibaruwa isezera kugira ngo atwiteho, akurikirane imyigire yacu, imibereho yacu, kugira ngo adatakaza. Aravuga ati n'ubundi umurimo w'Imana sinkuvuyemo kuko nkwanga, nzawukora mu bundi buryo. Kuko urumva nubwo yasezeye kuri icyo gipasiteri, ariko inshingano z'itorero zo yarazikomeje. Yakomeje inshingano, ukayobora itorero rwose, akaguma mu murimo w'Imana, tukayibona ari naho mvana icyitegererezo. Nakuze mfite ababyeyi bakizwa pe, yaba ari data yaba ari na mama. Yego, ubwo ntabwo ntinda cyane ndeta ninjira mu buzima, ntanigiye hejuru segonderi. Ntangiye kuba agakobwa kakangavu, nari nturanye n'umusore. Urumva ni imirenge 2 yadikanyije, hari Ugikomero hakaba na Rutunga. Nari ntuye muri ni mu karere ka Gasabo. Ni Kigali. Ni Kigali, nubwo nyine ni mu nkengero ariko ni Kigali. Ubwo umusore yaratuye mu murenge wa Rutunga, ntuye mu wa Gikomero, uko byadikanyije tuziranye numva twari tuziranye, nta baturanyi twari duturanye. Yego, turakundana bimwe by'abana ariko nta ntego. Abana babizi nabo bakundana nta ntego. Nkajya ku ishuri nawe akajya ukwe, ubwo nyine tugahura muri vacances, naba naje tugahura tukaganira bisanzwe biri aho ngaho. Ariko nyuma rwa rukundo twakundanye twaje gusanga ruriseriye. Twararukomeje. Navumbeye ko ruriseriye. Twaje kuvumbura ko urukundo rwacu rufite imbaraga. Twaje kuvumbura ko rufite imbaraga, urukundo turarukomeza. Noneho ubwo banagize n'amahirwe nsoje kwiga segonderi. Umusore nkiva ku ishuri nkirangiza segonderi, arambwira ati rero sheri wanjye, dore dukundanye igihe kirekire, none intego nta yindi ni ukubana. Ati duhite dukora ubukwe. Ambwiye ngo dukore ubukwe, nanjye ntekereza igihe twakundanye. Nkunda kuvuga mu biganiro njya nkora ngo hano nta muntu ujya ubeshya kuri kamera. Buriya wagize igikundi ku ishuri biba bizwi. Abanyeshuri muri wajya kubona ukabona muri commentaire bavuga ati ati yakundana na runaka. Icyo gikundi ntacyo nagize ku ishuri, ntacyo nagize. Nanifite sheri wanjye iwacu tuziranye, numva ko anzi nanjye muzi neza, numva ntabyo kumutendeka, ntabyo nkumva nyine ko twebwe dufite urukundo rufite intego. Ubwo urumva nasoje mu wa 6 segonderi, arambwira ati tubane.
ambwiye kubana nawe ndavuga ni Jeannette nkaba umugore nemeye ntanatekereje ati mbe ngiye kuba umugore nka mama nyine numvaga kuba umudamu ukagenda ukajya mu rugo ukajya ukenyera ibitenge ukavuga dore kwa runaka nkumva ni ibintu by'agaciro none nkurikije n'ukuntu namukundaga ngiye nabyemeye nta gutekereza kenshi ariko muri iyo mibanire yacu twahuyemo n'ibigeragezo bikomeye cyane nubwo namwemereye umusore wanjye nta kazi yagiraga icyo gihe nta kazi yagiraga nta mafaranga yagiraga nta n'inzu yagiraga urumva nubwo nemeye kujya muri urwo rugo nemeye kuvuga ngo ngiye kuba umudamu nta twari dushingiye aribyo mvuga ngo urukundo ntabwo rureba ibibi rwirebera ibyiza gusa ngiye icyo gihe narebaga ibyiza gusa sinigeze ntekereza ngo ko nta nzu ko nta mafaranga ko ntaho kuba ko ntaki ngewe naremeye ariko noneho nyuma imiteguro y'ubukwe isa nkaho irimbanyije nibwo mama yaranyigera ambwira ati se mwana wanjye ko numva ngo ugiye kubaka umusore wawe yubatse hehe abushyizemo ka kantu ko kubaka nanjye ntekereje ndavuga se wambwa ntituzaba hehe nanjye ndabitise wambwa ntituzaba hehe ngira bamenye uretse nzamubaza nzakubwira mama arandeba azunguza umutwe kuko urumva bari bamuzi ubuzima bwe babuzi nanjye ubwanjye buzwi urumva n'ibintu urumva abantu baturanye bo baba baziranye cyane kandi ujya no kuvoma mu gahura ukajya gutashya mu gahura ukajya kuragira mu gahura ni ibintu biba biri aho ngaho noneho umuhungu tuza gupanga muri iyo minsi gahunda yo guhura ngo njye nawe twikorere inama y'ubukwe twarakundanaga inama ya babiri y'ubukwe turahuye turapanze bishe y'ubukwe kandi ubwo nawe yirengagije ko nta kintu na kimwe yifitiye ntiyego ntibyamuza gukora bishe none ndamubwira nti uzi ko nibutse ntindibutse ntituzaba mu yihe nzu ntituzaba hehe urateganya kugura hehe cyangwa hari ahantu waba warubatse n'aba ntazi ati inzu yacu iri hehe tuzaba hehe ndibutse ako kabazo kari kanciyeho ni kandi rwose na mama yakambajije arandeba atuje cyane n'umugabo mwiza w'imfura utuje mu kajwi koroshye arambwira ati Jeannette ntabwo abantu bose babana mu nzu biyubakiye yego ati uzengurutse mu bantu bari muri ino Kigali abantu bafite amazu yabo ni bakeya nanjye koko mpita nigana ndavuga nti siko kuko ndi ikigoryi natekerezaga aho yubatse wambwa ni gukodesha n'ibibaho ni gukodesha n'ibibaho nari naraje gutekereza aho yubatse ariko noneho ntekereza ibyo bintu nibagiwe yuko nta n'akazi afite kazishyura iyo nzu nanjye nta kazi ngira ati tubare ko wenda dukodeshe tubare ko dukodeshe tuzakodeshe tuzishyura iki nta kazi mfite nibwo nkiva ku ishuri yewe sindanatunga n'inote y'igihumbi nyivanyeho ku mufuka ndetse nk'ababyeyi bagize gutya bakanjugunyira nka sayisi ati genda ugura amayinite ubwo nishe umunyana nuko ibyo sinabitekerezaho reka tuzategura ubukwe rero ategure gusaba ubwo nyine n'inzira zigoye yarihirinze ariko nyine aragaragara mu kibuga ko ari umugabo yarihirinze arihiringa mu bushobozi bwe yari afite tukaba turi abana twari tubanye neza n'itorero riradushyigikira mu bushobozi bwaryo itorero ryacu ntabwo ari ukuryamamaza ariko itorero ryacu rirafasha pe rirafasha baragerageza kudushyigikira uko bashoboye arasaba afata irembo tujya mu murenge ariko muri iyo myiteguro y'ubukwe hari ibintu bitagendaga neza ubwo bukwe umunsi nyirizina uragera invitation ziratangwa yuko ubukwe bugomba kuba hanyuma turagenda tugeze muri salle mu gitondo tubura ababyeyi ubwo nyine MC ubwo ni muhe mwaka ni 2018 yego ntabwo ari na kera ni 2018 yego ubukwe urumva nyine MC we yari kwinjiza abantu ibintu bishyushye muri salle twabashinzwe gukora akazi ke neza MC aratubwira ati ariko mu ahantu twagiye twicaza abantu nta babyeyi twabonye byagenze bite
ariko ababwira ku munsi w'ubukwe, ariko atubwira ku munsi w'ubukwe. ndetse mbere mwari mwabonye komeza wenda ndakubaza nyuma. Yego, ibintu akivuga ngo nta babyeyi yabonye, ibintu biraducanga twese, twagize ubwoba duhita turebana, se ababyeyi bigenze bite kuki bataje? Turatangira turarebana, turatitira, ubwo buratwica, dufata telefone wapi, ariko ubwo ngubwo nibwo njye n'umugabo twararebanye duhita twibuka neza yuko hari ibyo tutahuje, ariko kutabihuza tukumva yuko bitaba intandaro yo kudatahuka, iyo kudatahuka tukumva nyine ibyo ngibyo nubwo byabaho, ariko nta cyaruta ubukwe bw'umwana. Tukumva ubukwe bugomba gutahwa, ntabwo twe tubyiteze, kuko iyo tuza kubona ko tuza kumenya ko bizagenda uko nguko, ndatekereza ko twari kubigenza ukundi kuntu, kuko buriya abana benshi ubukwe babupanga kubera ababyeyi. Ubukwe n'ubw'umuryango, uti ababyeyi baramvunikiye, baramvunikanye, baranduhanye, barambyaye, reka nanjye mbiture kubahesha ishema mu bandi. Urumva nicyo umuntu ategurira ubukwe, ahanini ibyishimo by'umuryango ubundi aba ari ishema. Urumva ako kanya ntabwo twese tujya muri mudu, twarababaye umunsi w'ubukwe. Umunsi w'ubukwe bw'abandi babishimye, mwe mwishwe n'agahinda, twe agahinda kari kubura ababyeyi kari kose, twarariraga, twarebana tukarira. Musageze aravuga ati arigaho nta birenze, niba ababyeyi bataje ikibazo kiri hehe? Musati umukwe n'umugeni barahari, mwinjire. Ati umukwe n'umugeni barahari, nta kintu gishobora gutuma ubukwe butaba, nta kintu gishobora gutuma ubukwe butaba. Yego, noneho ubwo ngubwo ariko twebwe tukibaza ukuntu ntabo tureba, tukibaza nyine agahinda kakaba kose. Ako kanya mu miryango iregerana, abari urumva mu muryango ntago habura abatahura, abantu bo mu muryango baraje baradushyigikira bo ku ruhande, ariko ababyeyi bo badahari. Yego, noneho bariyegeranye bavuga ati rero tugombe dushake umuntu tugira umubyeyi. Kanya nyine kanya bahita bashaka umuntu umwe wo muri famiye aba umubyeyi. Yego, w'umumama. Noneho bashaka n'undi we tutanazi na n'isaha ntawe tuzi, twahuriye aho ngaho. Urumva nyine uwo babonye hafi aho ngaho, naranjoma batabatira ababyeyi nyine bagenda bidata na mama ati yego. Ubwo nyine twareranje duhita dutira ababyeyi, mu magambo make twatiye ababyeyi. Donc ku munsi w'ubukwe mwatiriye ababyeyi, abanyu banyabo badahari. Yego, bacu banyabo badahari. Yego, ubukwe buraba ariko ukabona burakonje, nagira ngo ndebanye n'umusore tukarira, tukiyumanganya, tukareba hasi bikanga. Noneho wareba no mu batumirwa ukabona amarira ni yose, ukabona nabo bararira. Mbese ubukwe buratubihana pe, ubukwe buratubihana, ariko nyine Imana iragumye bubamo. Twese nuvuga ngo twatangiye ubukwe turira, dusoza turira. Reka igihe cya nyacyo rero kizarangire cyo gutaha, urumva bwabereye muri sale, banatwikuriye muri sale, turataho yari yarakodesheje nk'uko yabimbwiye. Hano hafi ntabwo yigeze ajya kure, yagiye aho bita hafi yo mu Gasima, sinzi abantu bahazi, hariya za Musave hejuru gatoya. Hejuru gatoya turamanutse, yakodesheje inzu nyine mu bushobozi bwe. Nakwipangira umugabo udapasa udapanika ibintu, nyine ubushobozi bwe n'ubu. Ntabwo azi kwipasa muremure ngo avuge ngo umuziki itari ku rwego rwanjye kugira ngo ngaragare neza. Nyine akora ibiri aho ngaho abona afite ubushobozi. Turagiye muri ya nzu yakodesheje, tugiye kubona tubona abatumirwa bari baduherekeje baratashye, dusigaye muri ya nzu twenyine. Turongera turarebana, noneho tuzura umuborogo, turarira bushyashya. Kuri mariage abandi babishimye. Noneho twebwe twarice tujya mu marushanwa y'amarira, turarira twese kuki ibi bintu ari twe byabayeho. Umugabo akambwira ati Jane nacumuye iki, nanjye nkabaza nisenge nacumuye iki. Nuko ibintu biraducanga muri ayo marira, cyakora tugahumurizanya, tugenda turavuga duti reka dusezerane ntihagire umuntu n'umwe wongera kurira, reka turuhuke. Urumva twari tunaniwe, twiriwe muri izo stress, twiriwe mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Tuvuga duti reka dusezerane ntihagire umuntu n'umwe wongera kurira. Duti yego, turabisezeranye ko tutongera kurira.
hashamo nk'iminota nk'icumi ugacunga mugenzi wawe ukagenda ukihegeka ku ruhande ukongera ukarira ukongera ukarira ariko birarangira byaje kurangira nyine ijoro ku munsi wa mariage ijoro rirakeye nyine turi muri urwo rugo rwa twenyine tuba tuti bya bintu byabaye seriye koko natwe twakuze iyo tutajya kubona ibintu n'ibishyashya urumva ngewe nibwo nari ngisoza ishuri nta buzima nari nzi bwo hanze reka wenda we yarandutagaho wenda ubuzima bwo hanze yarabuze ariko nawe ntabwo yari azi bikaze cyane ni ibisanzwe byabo yego ubwo ndihuta nyine mu rugo rw'abageni tubayemo ariko turamenyera inshuti twari twarabanye n'abantu benshi inshuti zacu banatwiganye imiryango ku ruhande inshuti zisanzwe zikaza zikadusura zikaduhumuriza biriya bintu byabaye ni muhumure Imana izabarengera hari igihe bizasubira ku murongo nyine tugerageza kwiyakira noneho reka twa tuntu umuntu ashyingiranwa urabizi ko ashyingiranwa utuntu two kurya agaceri dushyimbo agatoki twa tuntu nyine bashingiza umuntu tuza gushira dushize noneho duhura n'urugamba nta kazi nagiraga nta kazi yagiraga nta n'uwateganyaga kugashaka urabizi iby'iki gihe nimba ngo kiragiye nibwo byari bikaze usibye ko n'ubu bikaze kubona akazi ntabwo byoroshye ariko kiragiye bwo byari bigoye cyane hari nimba navuga ngo ni ibihe by'umuntu biba byamuziye ntabwo mbizi icyo gihe ibintu biradushirana tutumutwe uzi kubona inzara yakwishe ukiri mu bugeni ni ikibazo gikomeye cyane umunsi umwe rero nari niyicariye ku ibaraza iwanjye aho twakodeshaga ngiye kubona abantu bari gucicikana bava mu kazi bafite amasuka bagira gute ndababaza ntimuvuye hehe arambwira ati hari ahantu hariya mu mafamu hari umubosi witwa Bingira w'umusirikare adatanga akazi ko guhinga avuze ngo atanga akazi ko guhinga numva ngize amatsiko none se babahemba ngayo ati duhemba 1000 ntekereje ukuntu icyo gihumbi kukibona mu rugo ari $, ndavuga ngo abantu ngomba kubyukirayo mu gitondo ndazinduka mpamagara umugabo mukorana nari bimuteguje numvaga ngende bugende nkigirayo kandi mu buzima bwanjye sinigeze nkubita isuka hasi ni kwa kundi ubukira mu muryango udakomeye cyane ariko utanasuzuguritse ntabwo nigeze mpinga umugabo wanjye nawe nashatse nuko we ntazi hari n'isuku ko ahibarizwa ni kwa kundi tuvukira mu buzima bwo mu giturage ababyeyi nyine bifitiye ibyo biryo n'iki kumva nyine ko inshingano zawe ari ukwiga kumva nyine ibyo byo guhinga nta kintu bikurebaho kumva nyine inshingano zawe ni kwa kwirirwa wirera witetesheje kumva nyine inshuti yawe ni ikaye kuko byo narigaga nkafata nkabona ko nzi n'ubwenge nk'iyaminiya pe nariyaminiyaga mu ikaye n'ikaramu ariko ntabwo numvaga ko nahinga kuko na mama hari igihe yajyaga ambwira ati ariko se wagize ukanamuhagarara iruhande ukareba ko batera udushyimbo nkabwira mama ese mama ubu ko njye bwanjye nzatura za Kanombe haranzabura he n'isuka numvaga nyine nzaturanya mu mujyi rwagati nkumva nta hantu nzahurira n'isuka nkumva ibyo ntibiba nkumva ariko mama nawe yabimbwiraga yikina kuko yabaga azi ko nawe ntiyabaga ashaka ko nabikora nyine kwa kundi nyine turera abana ababyeyi bari bakwiye kujya bigisha abana imirimo yose kuko ntabwo uba uzi ahantu isi zakuganisha ubwo 11:00 zirageze nkumanza umugabo ndamubwira nti wari ubizi ntinabonye akazi nabonye akazi ati se akazi wakabonye hehe iyi hari hakurya ku mubosi bita Bingira w'umusirikare afite akazi ko guhinga hanyuma ngo ku munsi ni 1000 umugabo ashidukira hejuru turavugisha ukuri atako kazi ako kazi byashoboka ko natwe twakabona nitwakabona atibyuka twakerewe iyo diro ntiducika ati diro ngiyo wayikura he bahirwa wayakura he ati Jane uravugisha ukuri bari buduhembe 2000 ntiyego kimwe 2 ntiyego atunda bicyura inishani indi rwose twakize ni 2 tuzabihahisha inshutaba nuko umugabo arabyutse nta suka twagiraga muri iyo nzu turagiye tugiye mu maturanyi dutiye amasuka 2 meza y'umujyojyo turatambitse turagiye dusanga bakoze akanama bakumva kubanza gukora akanama ka mu gitondo babaha amabwiriza
yo guhinga. Bari abantu benshi, aba ari abantu ubona bababaje b'indushyi, ababyeyi n'abana mu mugongo, abantu b'indushyi, mbese nta muntu ufite ubuzima bwiza wajya hariya. Bari abantu bababaje cyane, bababaje. Nuko ubwo turagiye tuhageze baduhagarikira hirya bati mwe muretse turi mu nama. Urumva twebwe twari bashyashya, mwe muretse turi mu nama. Nuko turahagarara, barabanza bakora inama irarangira, baragenda bajya mu mirima yabo barataka. Natwe baduhakare bati nimuze muvuge icyifuzo cyacu, muje kwenda iki? Tuje gusaba akazi k'iki? Tuje gusaba akazi ko guhinga, kandi bari kutubaza ngo tuje kwenda iki, barabona ko dufite amasuka. Kandi turahagarara, ntabwo tubasha guhagarara, inzara iratwishe, tumeze nabi. Yego. Twari twaburaye, twabwiriwe, nta n'umwe ubasha kureba undi ngo abashe kuvuga. Uvuga ururimi ntirusohoke mu kanwa. Ibintu biraducanga. Tuje kwenda iki kandi barabona ko dufite amasuka, ibintu ni ibiki? Nyine ubona ko badufetse, barabona hari wenda ko tutari bushobora ibyo bintu tuvuga, barabona ko okay. Ati se uguhinga mwabishobora? Mitavuga ni twabishobora cyane, ndavuga cyane ni twabishobora. Ibonye hari abagore bagira inzara cyane. Bayumva vuba. Bayumva vuba. Noneho rero umugabo umwe wari ubakura aravuga ati ni murebe umugore ushaka akazi, umugabo yicecekeye araseka. Umugabo ati ni ukuri ko Imana ndagashaka njyewe na munkatira hanjye. Ndagashaka wenda ngiye munkatira hanjye. Ndahakora, mfite imbaraga ndazifite. Baraseka baratureba basekera rimwe ati ngo ni mumanuke musange bagenzi banyu. Tukimanuka. Buriya iyo wageze mu kigeragezo ntuzigere ugira umuntu wishyiramo cyangwa ngo umwitwareho ni igihe cyawe kiba bikwanditse mu gahanga, ukubona ikigeragezo cyose akigusomamo. Abantu bose batuvugirije induru ngo abantu ntago bazi guhinga, ngo nibasubireyo, ngo abantu batuvunisha. Induru ziravuga mu gihinga mu gitangira. Nta nubwo twari twagahinga, twari tumanukanye amasuka tugiye kugira ngo duhinge. Sinzi ikintu baturebeyemo, ntago twarabasirimu. Ukaba bari mu nyuzamo. Nta nubwo twari abasirimu byo kuvuga ngo wenda ntabwo babona ko tutahinga. Nta birenze twari dufite. Ahubwo genda avuga ko ari muri cya kigeragezo hari umuntu aba yakandagiyemo. Nuko ubwo batuvugirije induru, babona ababosi bo haruguru, ariko ubwo muri ababosi bingira ntago yabaga arimo abafite abo yasize. Abaramanuka ati ni cye kibazo kivutsa ngaba abantu ngo murabona bashobora guhinga, murabona batatuvunisha, murabona barasakuza cyane. Noneho iyo wabaye muri societe itandukanye n'iy'aba bantu, nta wirinda kuvuga. Twabuze icyo tuvuga. Isi tubone turangiriye hejuru, turaceceka turarebana. Ngiye kubona mbona umugabo wanjye amarira atembye mu maso. Ngo ni murebe uwo mugabo uriya, ngo ni umugabo. Batangira kuvugira rimwe, noneho nanjye amarira baramanutse. Babagabo baradufata baratubwira ati rero mwabana mwe ntabwo tubimye akazi tubishaka, abo mwagakoranye barabanze, nimba babanze nimwitahire mujye gushakishiriza ahandi. Twarihanganye turakururana gake turamanuka tujya hepfo ku gihuru cyari gihari aho batatureba. Turicara turongera turarira koko. Twumvise turuhutse turataha, tujya dusura mu nzu, tujya kwizingira mu nzu. Ubwo buzima nyine burakomeje ariko nyuma haciyemo agahe bunye twarakomeje, ubuzima nyine burakomeza tu inzarira, ariko ubuzima bugakomeza. Murababara ariko murabana. Turabana yego. Murasonza ariko murabana. Turakomezanya turanambana. Urukundo ruba rwarundi. Mwambara ubusa murabana. Turabana. Mu buri byo kurya murabana. Turabana. Dukomeze. Turabana. Yego. Ubwo urumva twari turi epfo hano mu nkengero z'umujyi. Umugabo anzana igitekerezo arambwira ati kubona ubuzima bwaha bugoye, tukaba nta nzu tuhafite, twishyura amakode nta n'amafaranga dufite, waretse tukitahira tukigira ku isambu. Ati wanjye nubwo nta nzu mafite ariko mafite akazu k'umushumba k'amabati 5, ariko nta makura. Arabanza kunteguza, ariko nanjye nari inkazi ko twari duturanye, nari inkazi. Ubwo nyine wenda ndangaga ko nongera kwisetingamo wenda ngo bizagenda gute kandi ntabyo ndi bubone. Namubwiye akimbwira ati twimuke dutahe tujye iwacu. Iyo nkuru nayumvishe mbere. Ngateka dutahe tujye kugwa iwacu
kuko impyisi iwanyu kurya ikurundarunda. Ubwo turahambiriye ibintu twari dufite mu nzu twase tubibikije aho ngaho hadukikije mu baturanyi. Uwo duhaye akabati, uwo duhaye nawe, ariko abantu bakijuza ati ibi bintu ntabwo twabona aho tubishyira, n'ibyacu n'ibyabona aho bijya. Noneho tukumva turababaye, ariko nanjye nkabagarukira. Inzu z'inahangaha ziba zigoye kugira ngo ubone nawe ushyira ibyawe, ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho ufata imitwaro y'abandi bantu nayo yishyireho. Icyo gihe twarababaraga, ariko ubu rwose nsigaye mbababarira abanze kuncumbikira bose narababohoye. Usibye ko hari n'abemeye kuducumbikira, turababitsa ibintu byose, amavarisi arimo imyenda, intebe, akabati, tuzamuka uko twazamutse uko twambaye. Cyokora hari akantu gato nari mfite mu ntoki niko nashyizemo nk'utwenda tunganye tuzatwambara hafi aho ngaho, ko nta no kujya twari dufite, twumvaga twarihebye, twumvaga nyine nitubona uko kwambara tugiye gusenga ibyo bihagije. Nuko turagiye, turazamutse, tugeze ruguririye, abantu batubonye bose bavuze induru, batekereza ahantu tugiye kwinjira. Kari akazu kari ahantu hagati mu ishyamba, nduzi ko ari mu ishyamba, ibihuru bigakikije. Urumva nakubwiye ko ari mu cyaro, bigakikije, karabaye nyine ari akantu katagaragara, kuriwe niho n'ibihuru, ari akantu k'iki. Ariko ngiye muri ngiye nkumva ndishimye, nkumva nduhutse umurwa w'inanga mu mujyi, nkumva nduhutse buri kimwe cyose, nkumva sinzongera kwishyura ikode, nkumva sinzongera guhangayikishwa, nkumva sinzongera kujya gusaba akazi ngo bakanyime ngo sinzi guhinga, nyine numva ndaruhutse. Turagiye duseseye muri ka gahuru kacu, abaturage none tugiye kumva twumva bari kuvuza induru. Ati nimurebe buriya kwa niyo mugabo, hari abantu bazahaba kangahe, bazapfiramo, ibikoko bizabariramo, burase bizagenda bite, intambara zirarota. None turayana turavuga duti ko twizeye mu nzu yacu baratubaza iki, ko twumvaga ari nk'itaje, twaragaraga tukumva ni nk'agataje. Baratubaza iki, baretse kuki bakomeje kudutera stress. Mana, ni iki twagukoreyeho, ni iki twagucumuyeho gituma aho duhungiye hose nta muntu uduha amahoro? C'est ça. Ariko sinabarenganya. Iyo nzu twitaga ngo ni inzu, mu by'ukuri ntabwo yari inzu, yari nk'ikuzimu pe. Hari ahantu habi, nuko nyine bavuga ngo nahabi hawe, ariko hari habi kandi kuko imvura yaragwaga ikatunyagira, tukitwikira akamatera. Amabati yaravaga, imvura yagwa tukanyagirwa, tukitwikira akamatera. Ubwo buzima tubamo, bavuga, abaturanyi baravuga, barasakuza, ariko tubyima amatwi. Yari afite ahantu ho guhinga, tukiga guhinga, nkajya guhinga tu nawe akaza, ariko njyewe twese ntabwo twari tubizi, ariko njyewe narabyize ndabimenya. Majije kubimenya nkora ikintu cyitwa guhinga. Narahinze, ndahinga none ndangije mbi nkuru ku musozi. Baravuga ati kari akagore mubona hari ko kangana ntago ariko gakora, imbaraga kazikura hehe, kambaye iki, ni ibiki, byagenze mbona ntago abantu babura icyo bakuvuga. Ati uriya mwana akahinga cyane bikomeye, byagenze bite, yabyigiye, ni imashini yabimwigishije. Uri kumva na cya gikomere cyo kuvuga ngo ntago bazi guhinga, nicyo cyari kindimo. Mayindi irambwira ati baravuze ko utashobora guhinga, none wowe uhinga turebe ko wabishobora. Nahingaga numva hari ijwi riri kumbwira hinga turebe ko wabishobora. Ngahinga nkajya mu murima nkavamo sasa, nabwo nkabamo numva ntanyuzwe, nkumva nyifite imbaraga, ariko ubwo umugabo wanjye bataratangira gukinisha guhinga. Ndamubwira nti rero mugabo, ibintu byarakaze, duhindure ingamba vuba tujye guhinga. Ariko kuba atarahingaga suko yabaga ari ubundi ubushake bwe, yabaga agiye gushakira ahandi, wenda nubwo ntacyo acyuye, ariko akumva ko guhinga watari ibintu bye. Nkabwiye nti oya, guhinga ni ibintu nawe bitabera, bo duhinge. Umugabo akaza akampagarara iruhande, tugahinga, nkabona ari guhinga nabi, nkabona ari gusiba, nkahita nshyira isuka hasi nkarakara. Ni kuki uhinga nabi koko, ni wajya uhinga gutya na gutya, atari ko Jeannette kundenganya urambya ngo mpinga nabi, wowe wari ubizi. Ndeka nanjye nzabimenya, we ntabyo wavuka. Nyine nabimenye ureba hehe, tugatongana. Hari ubukene rero ntabwo ajya buri two dutonganya, tugatonganira mu murima. Ariko ati nta kibazo, reka nongere nsubiremo rwose, ati reka nsubiremo, agasubiramo. Nturako bikoze, turigishanya kugeza ubwo kuri rwa rwego nyine tubaye nk'abamenyera ubuzima. Ubuzima bubi turabukomeza, abaturanyi bakajya baza bakambwira ati uriya n'umugabo washatse cyangwa n'imbwa, wazamuhunze ukigendera.
wazamusize ukigendera k'iwanyu nta kibazo. ariyo nama bari gutanga. Ariyo nama bari gutanga. Urabona ubuzima uzaba mukabushobora. Umugabo nawe bakamusanga bakamubwira ati ariko se niyo mugabo atari we wa mbere no hanyuma waba utaye umugore wamutaye ukigendera ko n'abazarambirwa akigira iwabo. Urabona ubuzima uzaba wishyizeho umugore utazamushobora. Urabona ubuzima uzaba uvamo. Umva inama z'abantu. Umugabo akaza akambwira ati ariko se rero atuguze ukuntu yambwiye ati shati ujye ugenda gakeya ati runaka yambwiye ngo nzagusige nigendere njye kwihigira ubwanjye ubuzima ngo nawe uzarambirwa wigire iwanyu. Nanjye nkamubwira uzi kuri nanjye yambwiye ngo nzagusige tugahana amakuru. Amakuru twarayahuzaga ku murongo tukayabwirana ariko tugakundana. Umva twarakundanaga pe. Twarakundanaga cyane kuri rwa rwego twumvaga nta muntu n'umwe ushaka kubona mugenzi wababaye cyangwa ari kumubwira nabi. Ubwo buzima tububamo ariko tubamo dufite ikindi gikomere noneho giteye ubwoba cyo kubura umwana. Twari dufite igikomere cyo kubura umwana nkagira stress y'abantu bamamagara ati runaka bimeze bite byo yarabyaye wowe se bimeze bite. Kombi nicyo cyari nacyo cyari kiriho. Noneho ariko inda narazitwaraga zageramo hagati zikavamo n'abaturage tukabibahisha ariko bakabimenya. Ukajya kumva umuturage araje akubaje ariko jaje gukuramo inda y'igushano enye kandi ubwo wenda n'izirindwi ukumva none urakomeretse birenzeho ukumva nta n'ugushaka kubivuga kuko twebwe twarabishaga twumvaga nta muntu dushaka akamenya ibyacu tukavuga duti n'ubundi bamenye ko dushaka umwana bavuga ko nta n'icyo kumutungisha dufite reka tubyimenyere twicecekere twimenyere ibyacu. Ariko nyine biraduhangayikisha ukumva hari uwuje n'umubare ukumva hari urengejeho 5 ukumva hari urengejeho bangahe nyine inkuru mu cyaro pe mu cyaro baravuga pe mu by'ukuri iyo mpano barayifite sinzi impamvu bakavuga ibitajyanye ariko ukabona hari n'uwuje n'inoza hari ubiguyeho nuko nyine tukikiza ariko tugasenga twakundaga gusenga tugasenga cyane nuko ubwo ngubwo igihe kiragera umugabo wanjye byari mu gitondo tubona nyine ko bigoye nafashe amasengesho neza nsenga ndavuga Imana niki kintu wansigarije muri iyi si. Umugabo hariya yashaka ko yaranyumvise ndimo gusenga ndi gutakamba nk'ahantu ndi gutakamba ndi gusenga cyane nakunze kwegereza Imana cyane ndasenga Imana niki kintu wansigarije niki ibintu bibi byose ninjye bibaho ni twebwe twagutumeye iki ndi gutakamba narasengaga nkumva ibatiri igiye kuguruka rwose. Umugabo hari aranyumvira mu gitondo arangije agiye kubona umuntu apfukamye hasi kandi ateje Amerika musaba ikintu kimwe ngenda kumva mbabarira ibintu byo kubyara tubireke genda wifungishe burundu kuko amakuru mfite bambwira yuko ugiye kuzapfira ku nda utanabyara. Ariko umugabo kuko kwa muganga aho bahoga bambwira ati wagiye kwifungisha ati kubona izi nda zitazakugwa amahoro kutazigera ubyara umwana muzima kutazigera urera inda yawe ngo ikure ibe inda ifatikwa uyibyazemo umwana wakwifungishije. Abaganga ariko mbese nabo bari barananiwe. Umugabo abyumvungiriwe n'amatejane sinzigera nkubangamira sinzigera nkuca inyuma sinzigera nkubangamira ngo ntiwabyaye sinzigera nta na kimwe nzigera nkora ngo ntiwabyaye mbabarira wifungishe pe ifungisha iby'abana byihorere sizongeye no gusengera icyifuzo cy'abana sizongeye no kwirwa ubabara ngo nta bana jewe ndakubohoye sinzigera nkubabaza sinzigera nkuca inyuma nta nubwo nzigera nkurenganya kutambyareye ntako utagize we nuko yambwiye ndangije ambwiye ntihaguruka hasi byihorere ese kutamaye igisubizo ndambwiye igisubizo nzakiguha ndacyagitekerezaho none hagiye ndongera ndona mandaya kuko umugabo ni inama ngiriye ngo nifungishe ariko nanjye nkabona nta yandi mahitamo nkabona ukuntu bambwira tuzapfa nkabona ukuntu bambwira ati gutya na gutya ibintu byazaga tutazi uko bigenze pe ni nyine ni byago ahari ibyago ntihabura ibintu nuko ubwo umugabo nkabona nawe arahorana agahinda ko guhora abona ukuntu mbayeho abona ubwo buzima mbayemo n'iki tubayemo n'iki nuko ku munsi hashize nk'iminsi mike nibwo namubwiye niba ndashaka gusubiza cya cyifuzo cyawe ni kwifungisha ndabyemera
ariko ndabyemera kuri kondisiyo imwe. Urandika njye gushaka umwana w'imfubyi ndera, muzana ahangaha umwana tumugire uwacu, tumurere, tumukuze, tumujyane mu ishuri, tuzanamushyingira abo wacu. Umugabo ati se ayo mahirwe wayakura he? Ati urumva ayo mahirwe wayabona? Ati se urabona twakura he umwana watwemera? Ntitwamukura mu miryango, kuko mu miryango ntabwo baguha umwana uzagupfiraho yishwe n'inzara. Ntitwamukura mu baturage, ntitwamukura mu baturage kuko abaturage barabizi ubuzima bwacu, n'umwana tuzamukurahe? Ndamubwira umwana tuzamubona. Hari akana k'inshuti yanjye kitwa Alice twariganye kagapfubyi, kari kazanye n'utundi dupfubyi bugenzi bwako. Ni agashuti kanye n'ubu kajya kansura kandi yarakuze, yabaye umudamu, ubu yarakuze. Ndamuhamagara namwe ni bw'abana b'imfubyi bambwiye bajya baba ku muhanda, urabizi neza ko namubona? Ati wamubona? Ati hari ako nzi rwose kababaye kurusha abandi, waza tukazajya kukareba. Umugabo igitekerezo ndakimubwiye. Umugabo arishima ahita agenda atira igare. Aha ni igare yagiraga, atira igare arampetse, turagiye turirukanse mu karere ka Rwamagana. Ibaze kuva mu mujyi wa Kigali ukajya mu karere ka Rwamagana n'igare. Uwo mwana duhuriye ahantu abo bana baba adutungira intoki ati reba, tubona n'abana benshi babayeho nabi, ubwana burara mu muhanda, bukaba mu marigori, busa nabi, burwaye amavunja, bumeze bute. Noneho twebwe tutatwifatira kandi kababaye kurusha abandi, kamwe kari hasi cyane. Akana turagafata turakigisha, turakabwira rero wa mwana we, turi abakene, nta mafaranga tugira, nta bya mirenge dufite, ariko dufite urukundo, turifuza kukujyana ukatubera umwana, tukakwadobuta, ubundi ukatubera umwana, tukakubera ababyeyi, tuzaguha urukundo, tuzagutetesha, tuzagira gute. Akana baratubwira ati nibwo gapfushije ababyeyi vuba, ntabwo kari ubuzima bw'ubupfubyi nyine kari katarabumaramo igihe kirekire, ariko kameze nabi, gasa nabi, karwaye bwaki, amatama yarabyimbye, uturenge ari gutya dutambitse. Akana turagafata, akana kabyakiriye vuba, nako kabyemera katazuyaje. Umugabo agashyira imbere, nanjye njyaho, turutwuriye igare, turatashye. Turaza tugeze mu rugo, noneho amakuru baturanye bayamenya ati kwane umugabo bazanye umwana azabapfiraho inzara iki. Ariko none tuza dufite intego, tuvuga tuti twabaye ababyeyi, ubu twabyaye. Niba twabyaye rero nta mpamvu yo kwicara, uzajya ucanca ahangaha, duhurize hamwe, tubone indagara z'umwana, tubone buri kimwe cyose cy'umwana kugira ngo uyu mwana azuke abe muzima. Umugabo agahiga najya kuna nkabona azanye nk'udufi tubiri, ejo nkabona azanye indagara, nanjye nasigaye nkorera urugo ndwitaho, ahantu hari igihuru ndatemagura urugo, mbese ntangira kurugira rwiza, nubwo bwari buri muri ako kazi ariko hafite isuku. Ntangira guhinga, dutangira kuza kakana tukitaho, ngiye kubona mbona amatama yaragiye, gatangiye kujya ku murongo. Ibyo nibyo byari ibyishimo byacu, kubona kishimye nibyo byari ibyishimo byacu. Mu gihe gito twese tukinjiza mu ishuri, tujya kugatangiza mu wa mbere. Karakomeza kariga kakajya kaba n'akambere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, umva karakomeza karazamuka. Mu wa gatanu nuko ubwo ariko rero noneho hagati aho ngaho hari ikintu nabonye Imana igitangiramo umugisha. Umunsi uwo mwana yinjiye mu rugo iwanjye, niko nasamye inda y'umwana wanjye w'imfura. Umunsi uwo mwana yinjira njye nahise nsama inda, ariko nyine mbigira nayo n'ubundi zongera zivemo, nkumva naho mbona ukwezi kurashize, 2, 3, 4, 5, nkajya njyaho nkivugisha, niko se noneho Mana wibagiwe yuko igomba kuvamo. Niko mbona igiye kurenza igihe, 6 aragera, 7, 8, 9 riragera, mba ngiye kubyara nk'abandi babyeyi. Urumva nayo mfite umwana wiga, wa wundi nyine twazanye yari arimo yiga, mbona bimeze neza, karagiye kuri gahunda, gasa neza, kambaye uniforme, nkabona nyine natwe tugakorera uburyo ki kadasa nabi, cyangwa se akaza nkamukoresha etide, nkabona umwana arabitsinda, nkabona umwana araba uwa mbere, ubundi ibintu biri kujya mu buryo. Noneho nza kubyara wa mwana wanjye w'imfura, nanone nyine uwo mfite w'imfura, ndamubyara nk'abandi babyeyi. Umugabo akora ibishoboka byose, mva kwa muganga, nyitaho biraho. Ariko noneho umwana wanjye amajije gusa nkaho
mva ku kiriri numva nahezaga Imana icyubahiro buri munsi uko bwije nuko bukeye mbwira Imana ushimwe umurira amarira umurira amarira wahojeje hana habwa icyubahiro amashimwe yabaga ari menshi afite icyumba nyine nkatambiramo Imana mva nkashima Imana koko nkashima Imana pe ni icyumba nyine cyari giteganye nako umva nubwo kana akazu k'amabati 5 hari akantu gasa kameze nk'akagunu ukuntu mu cyumba haruguru umuntu yageraga akihengeka agapfukama agasenga n'ahantu yabikaga utuntu tw'udukoresho najye nankihengekamo nkasenga nakitaga kumba ndasenga nshima Imana nuko ubwo nari nkomeje mva ku kiriri naricaye njye ubwanjye kiri ubwenge kugenda atekereza intero Imana dore wampaye abana 2 narabuze urubyaro warandinze muri buno bukene sinigeze niba yego waraturinze ntitugeze twandavura ngo umwate undi agende ibyo rero wakoze ni ikimenyetso cyerekana yuko uriho kandi ukomeye none ngiye kugusaba ikintu kimwe niba umpaye abana turumpaye 2 ntabwo sinshaka ko bazicwa n'inzara impereza icyo kubatungisha gira vuba navugaga ntegeka impereza icyo kubatungisha nzi neza ko kwizera kurema kandi nzi neza ko ufite ibintu ufite amafaranga ufite buri kimwe cyose nta na kimwe wanyima uragifite impereza mereza sinzigere mu makondisine nayibwiraga nkaho turi kurebana nyihakondisine sinzabona umwana wagishwe n'inzara sinzabona umwana wanjye yishwe n'inyota sinzabona umwana wanjye yabuze igikoma cyangwa amata ibyo simbireba ntibindeba kuba ndi muri inzu y'amabati 5 ntibindeba icyo nshaka ni byo gutungisha abana banjye ubwo ndi kubwira Imana simenye ko Imana iri kunyumva igitekerezo kiba kiraje muri iryo joro nibuka yuko nize nkajya nikoraho nkase harya sinize diplome yanjye bayeze ariko ndi gutekereza ntabwo nibukaga ko nize kubera izo stress narabyibagiwe ndagenda ndacukumbura ahantu muri mari mbona koko diplome ndayifite irahari rwose na nziza ati burya nari isa neza ko nize koko ndavuga nti ngomba kudepoza ndanibuka nkajya kudepoza muri education ariko numva ntariho umutwe wanjye byaramvanze byarivanze harimo ama stress menshi harimo harimo ibyo guhinga nyine n'imibereho yo hanze n'ubuzima bubi nagiye ncamo nkumva nibyo byirunzemo nkumva sinzabona uko nkora ikizamini nuko nibwo naje kwegera umuturanyi umwe w'inshuti yanjye wari warize sobanutse nabwiye ko na depoje ubu nzakora ikizamini koko nzagitsinda arambwira uzagenda ukore ushaka kutagitsinda bitewe n'ibintu mazemo iminsi ariko byo uzabonye amahirwe kugira ngo uzabone uko ukora ikindi kizamini ubone experience nyine ukora ugitsinde banza no gucika intege cyane avuga ni sundi wabireka ariko ngeze abantu njyayo kizamini gikoreye Kacyiru ya 2 Jessica Kacyiru ya 2 ndamanutse n'amaguru pararara kuva Rutungu kaza mu mujyi nategeye Musave nega kamodoka karaza karanda na Kacyiru maza n'amaguru n'umwana wanjye mu mugongo ninjiye nsanga nakerewe bimwe bitabaho abantu bizami babimereye nabi hari abari gusoza hari abagize gute Yesu we ibintu birancanga noneho umugabo adukoreshaga arande baravuga ati uje kwenda iki nje gukora ikizami witwa ndese ati cyangwa ni wowe Jeannette ntiyego azunguza umutwe umugabo mwiza rwose mwiza cyane arandeba azunguza umutwe buri cyambwe aje arambwira ati ngaho genda wicare dore machine yawe genda ukore ndagenda n'umwana mu mugongo njya ku kizami baranyeretse umwana arimo ararira induru ni yose batijya guhoza uwo mwana nkasoka nkahoza umwana kandi ubwo wibuke ko nanakerewe naje nyuma y'abandi bose nuko nkaza nkasura ku kizami nkakora nkagira gute ngize amahirwe mbona ikizami ndakirangije nubwo umwana nyine yari yambereye ikibazo aho hantu nyine ugaba ari icyitonderwa n'uba wemerewe kuriza umwana reka da uba ugomba gusigasira umwana ukamuha uburenganzira bwe nuko ubwo noneho mu mwanya wo gusabumetinga ngo ubone amanota yawe bimbera ikibazo najyaga kubona nkabona abagabo beza abana beza bano barangije kwiga abadamu beza abakobwa beza bakoze kuri sabumiti bagahaguruka barira babaye feyiri
none wangewe nyakabyizi wanakerewe wanatangiye havuga none ngewe niba bamanota yo munsi ya 0 nanjye niyo mfite ati nyinya gusubmitinga neza bimbera ikibazo bakambwira ati ntabwo urasoza nasoje none se wagize ngaye ati submitting urebe niho ngerega ntago ari ngombwa gusubmitinga ntireka mbyihorere nanje gushaka experience ngo ndebe uko ikizamini gikorwa utananye ninyikora nzatsinda none se urataha utamenya amanota yawe ntago nyashaka kuyareba rwose byihorere uwari udukuriye nyine wayoboraga iyo rumu aravuga ati se wa mudamu nta kibazo ufite submitinga ureba amanota wagize niho ntago bishaka rwose byihorere nteregaho ninjye nta nakazi nshaka nangira guseka kwisekeshwe ni nta nakazi nshaka ndi kubera yuko umwana wanjye aracyari mutoya nisugurumva najya mu kazi none sugurabwira umugabo ko waje kwendeki ati submitinga urebe n'amanota wagize ugire n'ibyo uzakosora ubutanu uzagitsinde mbona bitangiye ku rubanza ngiye kubona mbona babandi bose tuba turi kumwe muri sale barahindukiye barandebye batangiye kwingira umurwayi wo mu mutwe ndavuga nti byari birakaze nireka nihangane nkore ndasubmitinga ngiye kubona mbona nagitsinze nyitsindira ku manota meza bose bararebana barebanye bati se uyu mudamu warumeze gutya warujabiriye gutya niwe watsinda kino kizami na wa mugabo araseka ati felicitation ndabyina aho ngaho ndabyina umwana njugunya hasi ndabyina ndishimira Imana ushimwe Mana wihesheje icyubahiro Mana urakoze ibintu byinshi cyane abose barandeba nabo bandebye ngiye kubona mbona amarira azenze mu maso hari bitewe nuko bamunaga nabo bahereza Imana icyubahiro bati Mana ushimwe nubwo tubuza akazi ari gukabuga hayo umubyeyi shimwa urakora kandi uracyakora n'ukuntu nari imeze aho ntangarirwa na buri wese nuko mbona bashimye Imana ntangira gufata telefone ndahamagara buri wese ni natsinze ubwo ibyo birarangiye igihe cyo kuzajya mu kazi kiragera ariko ntabyiyumvisha nagiye mu rugo nshima Imana umugabo sinari kubona uko mbimubwira ako kanya ko nta telefone yagiraga na yarategereje mubwiza umuntu nshima Imana dushima Imana turapfukama turashima Imana ubwo igihe cyo kuzajya mu kazi kirageze bampaye ikigo nongera nshima Imana umugabo wanjye ndamusiga mu rugo n'umwana wabo wundi nyine turera nabwiye uyu mwana rero ndamugusigiye ndagiye guhiga kuko ubwo nagiye kugakorera igasogi dutuye Rutunga ngewe ubwo ndagenda njya gushaka nyine inzu yo kubamo geto ndamusigira nawe umwana nyine ajye amurera amwiteho amujyane ku ishuri umwana ntazave mu ishuri uzamwiteho uko ushoboye umugabo ati ibyo nabyo nzabishobora umugabo nawe atangira kuraje kuza akajya ahamagara abantu ati umugore wanjye yabonye akazi nanjye ubu nabaye umugabo ngiye guhiga ukuntu nakora ngiye gushaka icyo nakora niki umushahara wa mbere ndahembwa amafaranga ndamuhereje aho uhembwe tunari kumwe icyo gihe nari natashye turayagabanya 1/2 ayo gukoresha fira nagiye gukoresha we none yahise ashora mu mishinga aratangira arayahigisha nkahembwa nkamuhereza mu mezi 3 yaramajije kubaka inzu y'amabati 20 ku mezi 3 gusa namaje kubaka inzu y'amabati 20 ahigiraho n'utwe ku ruhande agahiga none mbona ubuzima bwawe nkabwo se Jeanette none ngenge kujya mu z'amabati 20 ibyo birashoboka mugakambya ati nzakora uko nshoboye kose ariko tuzaba mu nzu nziza umugabo arakomeje arahiga no akwembwa nkongera nkamuhereza agakomaho na twatundi twi arakora babaye 30 bas agasiga nibi cyumva ntago byumvikana ariko ntago ipavomye yari atarayipavoma nyine ayikoze iri aho ngaho gusa nta masuka ahagije ifite mu gihe gitongeye kubona mbona abaye 40 none ngiye kubona mbona hakurikiye ikintu cyitwa amasuku ashyiramo amasuku ashyiramo sima ashyiramo nkajya nkarajya ku isima nkuramo inkweto nkakanagira ngo numve ko ari ngewe inosha ni cyangwa ndarota ngumve ko ari sima no ubwo umugabo tubayeho gutyo muri ubwo buzima tukumva turishimye tukavuga duti koko nk'abantu batugiraga inama yo gutandukana ngo n'ubukene aba bantu sayizi ngizi baratubona gute ubu siyo tuza kuba twaratandukanye tukigendera ubu ko twari kuba dusize ibyishimo byacu byari kuzagenda gute yego nuko tukica tugashima Imana tukavuga duti cyakora icyo nzi cy'urukundo ruratsinda Mana ushimwe kuba duhaye n'imitima mizima yo gukundana tugahereza Imana icyubahiro gutyo nuko ntago byatinze byashomwe umugabo yatangiye kwitinyuka nawe arakora imishinga arayagura mu gihe gitoya baguze moto
agura moto hanje arambwira ati Jeannette ubwo nguze moto ntabwo uzongera kujya gucumbika epfiriye njye ngiye kujya nkwijyanira ku kazi nze nagucyure nk'abandi ba boss kuko ubu twakize dufite amafaranga ati kuko urumva muri icyo gihe twagiye gufata credit mu mwarimu sako baduhaga icyo gihe kuko nibwo twari tugitangira baduhaga niba ari 500 twafashe 550 kuri twebwe yari menshi yongeraho nandi yari afite ku ruhande aragenda agura moto akajya ntwara akanyura akagira gute akanyura ariko tubayeho neza pe twishimye twara umuryango wishimye umeze neza tubona abana bakura neza basa neza biga bameze mbese ubona ko nta kibazo rwose wakacu kigaguka kari gatangiye baby muri gardienne nuko ubwo ariko satani we ntago yigeze yishimira ibyo byiza byacu ari naho inkuru yanjye navuga ngo ishingiye cyane ubwo yamaje kugura iyo moto umwana wacu yarakuze arambwira ati Jeannette reka igihe tukibyaza umusaruro duhita tubyara kandi kana ka kabiri ambwiye umwana wa kabiri mbyumva vuba